Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ndashima Imana inyemereye guhagarara hano. So I thank God to allow me to be here now. Ndibuko igihe nahagaze hano nshima Imana. I remember the day I stood here thanking God. It was 2015. Murumva imyaka irangiye yose natanga ubuhamya. So you can understand the how many years since I gave my first testimony. I was given 5 minutes, but it's actually a big time. Muri 2015 nahagaze ahantu ntanga ubuhamya ariko ntabwo byari byoroshye mu buzima bwanjye. In the year 2015 I stood here testifying, and it was not easy to my life. Kansabe pastor ansomere muri Zaburi ya 71. I will ask pastor to read for us in Psalms 71. Murongo wa 5, wa 6 n'wa 7. Psalms 71. Verse 6. Ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Ndi ishyano ritangaza benshi, ariko ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye. Iryo ni ryo jambo nshatse guhagararaho nshima Imana. And I want to testify through this verse. Ubuhamya bwanjye mu by'ukuri ndashima Imana ko yanyemereye kuba nakwinjira muri korali. Firstly, I thank God who allowed me to join the choir. Buri gihe cyose kigira igihe cyacyo. And everything comes by its time. Mbayeho mu buzima bwanjye ntabwo nigeze njya muri korali. In my life I didn't belong to any choir. Suko ntari nzi kuririmba. Not because I was not good at singing. Ahubwo ikibabaje nagiyemo naranabyibagiwe ariko kera nari nzi kuririmba. And unfortunately I joined the choir after I forgot everything about singing, but I used to do. Ariko icyo nicyo gihe cy'Imana cyari kigeze. But that was the due time. Ikindi nshima Imana. The other thing. Ni ikintu Imana yakoze muri aya mezi 2. It is some miracle God did in my life within 2 months. Akazi nkora n'uburezi. So I do the work of teaching. Nigisha muri Gardienne. So I teach in a nursery school. Turuhuka umwaka urangiye system yarahindutse. So and at the end of the year the system has changed. Baravuga ngo abana bagiye kwiga mu Gifaransa. And they announced that kids are going to learn in French. Nta nubwo nari nzi bonjour mu Gifaransa. That time I didn't know even good morning in French. Ubwo menya ko akazi karangiye. So and then I thought now the work is stopped. Mu by'ukuri Igifaransa nanacyangaga. So and I hated the French language. Nacyangishijwe n'umuntu umwe wajya gumbwira ijambo projet. And I was angry to someone who used to say this word, project. Projet nkumva ari project. So he used to say projet, and I had project. Nakora ibyo yambwiye akambwira ati wanyiciye ibintu. And then when I did what he asked me to do, he always complained, saying that I make it worse. Projet ayimbwiramo ibintu byinshi. So and then I misunderstood his word. Ariko bararanje baravuga ngo tubahaye amahirwe yo kwiga ukwezi kumwe. And they said you are given the chance to learn French within 1 month. Muri uko kwezi tuzakora ibizami. And after a month we will examine you. Uzatsinda ni uzakomeza. And he or she will pass will continue with the job. Natangiye kwiga abantu banseka.
So I started running, people laughed at me. abantu bose uwo mbwiye ngo ngiye ndiga igifaransa agaseka. And whoever I spoke to that I'm running French, he or she could just laugh. Yewe n'abayobozi bakanseka. Even my leaders were laughing at me. Ariko ndababwira ngo ngiye ndi kwiga, nta nubwo ndi kwiga ngo nkora ikizamini nkisinda, ariko ngiye ndi kwiga. So I told them I'm now running not because of exam, but I'm just running. Ikizamini arakikoze kandi ndagitsinda. Surprisingly, Bakoze cyane.